Mihanda TV turabaramukije mwese aho mutuye ku migabane y'isi yose, abari nijoro mwiriwe, abari mu gitondo mwaramutse, turabaramukije mwese abafana bacu, turabakunda, turabazirikana, tuzirikane neza yanyu n'urukundo rwanyu mukomeje kutugaragariza. Emwe muri abantu beza kabisa, uwogira abantu yogiramwe. Aho mugejeje, aho ngeze ni ku bwanyu, ntawo kwigira atagize mugenzi wiwe. Emwe murankunda, mwanyeretse urukundo rwinshi rurandenga, naje ndabakunda uko nje kose, ndabazirikana ku mutima cyane, ndabagendana kabisa, muri abantu b'ingenzi. Ndabaramukije, twari tugize igihe tudakora, abantu bari badukumbuye batuvugisha ko mudaheruka gushyiraho ikiganiro. Ubu nyine twari tubafitiye ibitaramo nizo twari ko dushyiraho, twari dusengera ama-etaje, ariko noneho uyu munsi tugiye gushyiraho ikiganiro kabisa. Abantu babinsabye kenshi, bampamagara banyandikira muri komantere, bampamagara kuri telefone, tuzoduhe ikiganiro, dukeneye ikiganiro cyawe kukubona ukora ikiganiro utubwira amakuru meza. Aha nababwiye ko ari ubuhamya, amashimwe, ibitaramo n'ibiganiro byiza cyane byubaka abantu, bifasha abantu. Twabazaniye umutumirwa hano, ni umugabo w'umukozi w'Imana, ni umupasiteri. Ndamubabwiye muramwiyumvira, afite ibintu byiza cyane, ni umukozi w'Imana uzi gutanga n'umugati neza. Nageze mu rusengero rw'aho asengera, ngirirwa amahirwe nsanga uwo munsi niwe wabwirije, arabwiriza afite ijambo. Ndababwiye abapasiteri bo kuri uyu musozi wa Gidurayi mufite amatorero, muzomurarike, muzomutumire mu masengero yanyu atanga ijambo. Afite ijambo ryiza cyane, naramukunze, ni umuntu uzi kubwiriza rwose. Mwaye kaze abashe kwivuga kuri iyi channel yacu ya Butoto Mihanda TV, ari abamubonye ubwa mbere, ari abamuzi, mubashe kumva ibyo agiye kutugezaho. Umukozi w'Imana turakwakiriye aha ngaha kuri iyi channel ngo ubashe kwibwira abayoboke banje baha muri uru rusengero rwa Butoto Mihanda TV. Urakaza neza. Murakoze cyane kutwakira hano kuri Butoto Mihanda TV. Ego ego. Twishimiye kuturarika kugira ngo tuze tubane, tuganire, tuganirize abakunzi ba Butoto Mihanda TV ndetse n'abakunzi ba Timas TV. Mwagize neza, twishimiye ubutumire bwanyu. Rero nk'uko waruvuze, amazina nitwa Pastori Rujanika Patrick. Ndi hano mu Burayi, niho nkorera umurimo w'Imana mu Itorero rya Shama. Nishimiye rero ko mwatumiye. Murakoze cyane. Urakaza neza. Twaje tubazaniye message nziza. Uyu munsi twavuze ko twiga hejuru y'uburezi bw'abana. Murabona ko twavuye muri kiriya gihugu cyacu cya Congo tuza dusukira hano muri iki gihugu cya Kenya, tuzana n'abana bacu. Hari abafite abana b'abahungu, hari abafite abakobwa, ariko uko tugenda tubona abantu muri iki gihe bafite abana bakomeje kugenda bitwara nabi. Uyu munsi twavuze ngo tuganire hejuru y'uburezi bw'abana, ukuntu umuntu yobasha kurera abana abigisha biciye mu ijambo ry'Imana, ari ukubacyaha mu nzira nziza bituma abana bagororoka bakagendera mu nzira nziza, batagenda ukubiri n'ijambo ry'Imana uko rivuga. Twabazaniye umukozi w'Imana ngo abashe kutuganiriza kuri iryo jambo. Turagenda nyine tubazanya, twunganirana. Reka tubanze tumuheze ijambo atubwire ibijyanye n'uburere bw'abana muri iki gihe tugezemo. Bakaza neza. Murakoze cyane, twongeye kwishimira ubutumire bwanyu kuko twari tubivuze. Reka nanone twongere dusabe abakunzi ba Butoto Mihanda TV mukore subscribe hano, mukore comment na share, muzaba mukoze. Ndetse na hano kuri Timas TV muhakorere naho subscribe, mu commenting nazo ni byiza. Mana y'Imana ibahe umugisha cyane. Reka nanone mbere y'ibiganiro twebwe uko twamenyereye tubaza gusenga abakozi b'Imana, kugira ngo Imana ibane natwe muri bino biganiro, ndetse nibashe no gukora ku mitima y'ababyumva. Guha icyubahiro Mana yacu, gushize imbere kandi kugira ngo ubane natwe. Bana na bene data bagiye kudutega amatwi, kandi ibyo tuganira byubake ubugingo bwawe. Biseze mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane kuko mwabidusabye. Twashatse kugira ngo tubaganirize ibijyanye n'uburere bw'abana. Twagize umugisha, Imana iduha abana mu bihugu turimo by'ubuhungiro cyangwa by'ubuhunzi. Imana yatugiriye neza, dufite abana
ariko kubyara ni kimwe no kurera ni ikindi cyane. kandi ahantu umubyeyi ashira imbaraga nyinshi ni mu burezi kuko wari ubivuze abana bari mu kunanirana bakananirana mu by'ukuri atari uko base ari bagito base ari bazima atari uko ba nyina ari bagito ba nyina ari ababyeyi beza ariko abana bakananirana biba bitewe n'iki cyangwa se twakora iki? Reka tubanze turebe ikibitera hanyuma turebe n'icyo umubyeyi yakora ku bana. Dutangira reka rero turebe nk'uko wari ubivuze turi mu bihugu by'ubuhunzi cyangwa by'ubuhungiro abana bari mu kunanirana bitewe n'imico y'ahantu abantu bagenda batora. Murabizi abantu bakiri iwabo tukiri iwacu mu gihugu cy'amavukiro muri Kongo twagiraga umuco ukaturerera n'igihugu ubwacu n'imiterere yacu naho twari turi hakaturerera abana bagakura neza bubaha Imana bakubaha n'ababyeyi ariko aho bigeze aha abana bari mu kunanirana bitewe n'ibihe turimo ico ni kimwe icya kabiri bitewe n'aho turi mu ncamake n'ibyo bintu bibiri ni imico itandukanye ahantu abantu bari kandi abana basabana n'abantu baho bari kuruta ndetse n'ababyeyi kuko ababyeyi bo babasha kumetereza umuco wabo ariko abana batoya birabagora rero kugira ngo babashe gukomeza wa muco bari mu bindi bihugu bifite indi mico yacu ico nico twabasha kuvuga rero twaba dusaba rero bakunzi bacu ngo mudutege amatwi tugire intwererano twatera mu miryango yacu kugira ngo abana bacu nabo babashe kurerwa neza. Rero icakorwa niki icya mbere nuko uburezi bw'umwana twabubara mu bice abana tubarira mu bice bine kugira ngo umwana arerwe neza azagira umumaro aba umwana uzagirira akamaro ababyeyi be akagirira akamaro igihugu ndetse agirira akamaro n'abandi n'itorero biramusaba ko ibyo bintu bine umubyeyi aba yarabimufashijemo ibyo bintu rero ni ibihe ibyo nagira ngo wenda tuganireho. Icya mbere umubyeyi nk'uko twavuze kubyara ni kimwe no kurera ni ikindi. Iyo umubyeyi amaze kubyara intambwe ya mbere yo kurera umwana akora ni iya keya no kwita ku mwana. Umwana agomba kurya neza, umwana agomba kwambara neza, umwana agomba kurara neza, umwana agomba kurinda. Ibyo bintu nibyo zibanze ku mwana aribwo burezi bwa mbere nashakaga kuvuga muri za bice bine. Igice cya mbere kirimo kugaburira umwana, kumwambika, kumurebera aho arara heza, hanyuma no kumurinda ariyo keya. Umwana ataja guhanuka, ataja kuja mu ziko, mu gaze, biki bintu nk'ibyo. Ibyo byose ni inshingano z'umubyeyi kuri uwo mwana muto. Icyo ngicyo ni inshingano ya mbere y'umubyeyi. Ariko nanone tukiri kuri iyo ngiyo inshingano yibanze yo kwita ku mwana, kumugaburira, umwana agomba nabwo kugira ngo akure afite ubwenge cyangwa ekilibure mu bwenge no mu mubiri, agomba kuba yarabonye indyo yuzuye. Indyo yuzuye ni iyihe rero? Nuko umwana agomba kubona ibyo kurya bimutera imbaraga, akabona ibyo kurya byubaka umubiri cyangwa akabona n'ibimutera n'ibindi bya vitamine mu mubiri bikenewe byose. Umwana agomba kuba abasha kubihabwa. Ariko cyane cyane umwana wese uko byaba bimeze kose agomba nibura buri munsi kuba yariye kubikomoka ku matungo. Iyo tuvuga ibikomoka ku matungo ni amata, ni inyama, ni amagi, ni amafi. Ibyo byose kugira ngo umwana agire umubiri mwiza, akure umubiri we umeze neza, afite za mbaraga
n'ubwenge bwe bushobore gukura neza, umwana abashe kugira igihagararo n'imbaraga mu kuba yarabashije kugaburirwa muri ubwo buryo, afite indyo yuzuye. ni ukuvuga imbuto, abone imboga, abone inyama nk'uko twabivuze, n'ibindi byo kurya byose nk'uko twabivuze. Izo ni inshingano z'umubyeyi. Icyo twabifata gutyo. Ubwo ni uburyo bwa mbere umubyeyi agomba kureramo umwana. Uburyo bugira kabiri twavuga ni uburyo bwo kurera umwana mu bijyanye n'amashuri. Ndabivuga cyane ku bantu bari mu buvuzi, tumenye ko umwana wese, umubyeyi wese udutega amatwi, amenye ko ari ingirakamaro kujyana umwana ku ishuri. Kora ibindi byose bishoboka, ariko ugerageze umwana wawe aje ku ishuri, kuko ubuzima bwe ndetse n'ubwawe ushaje ubuteze muri uwo mwana. Kuko uwo mwana umujyane ku ishuri, kandi ugerageze urebe ishuri rizima ryiga, rifite abarimu bazima. Umwana nubwo yaba ameze ari mu buzima bumeze gute bw'ubuhunzi, ariko imbaraga ababyeyi bazishore mu kwigisha abana, kuko kwikura mu bukene, kwikura mu buzima bugoye, nta handi biri ku bana bacu ni ukubajyana ku mashuri. Ubwo kwigisha abana nabyo birasaba ibintu byinshi. Umwana agomba kwigishwa, ariko yahawe n'ibisabwa byose. Ibisabwa, umwana agomba kuba afite ibikoresho byose bisabwa ku ishuri. Ibyo asabwa umubyeyi agashyiramo imbaraga kugira ngo umwana abibone. Icya kabiri, uburyo bwo kumwishyurira nabwo busabwa, umubyeyi agomba kubishyiramo imbaraga kugira ngo ubwo bushobozi nabwo abwishakemo, cyangwa ashake n'abamutera inkunga, umwana abashe kwiga neza. Icyo ni ingirakamaro. Ikindi kandi ntibigomba kugarukiraho. Umubyeyi agomba gukurikirana umwana imyigire ye, ukamenya ngo ese umwana hariho muwaka bamuhaye, ese yayikoze. Ibyo umubyeyi agomba kubikurikirana, akamenya uko umwana yiga, ndetse byaba na ngombwa akagera no ku ishuri, akabonana n'abarimu, akakurikirana uko umwana we yiga. Icyo kintu ni ingirakamaro cyane. Ndetse umubyeyi akagira igitsure ku mwana, kugira ngo umwana ntapfe gusiba, umwana ntafate ishuri ngo abibone nk'ibintu bisanzwe. Umubyeyi agomba kumva ko umwana kwiga ari priority, ari ikintu cy'ingenzi, ku buryo n'umwana ashobora kubigiramo intege nke, umubyeyi akamucaha kugira ngo umwana yiyumvemo ko kwiga ari ingirakamaro. Icyo ni ikigira kabiri navuga tugomba gufasha abana bacu mu buryo bw'uburezi. Tuje ku kigira gatatu. Ikigira gatatu ni uko umubyeyi agomba kongera gushora imbaraga mu kwigisha umwana umuco. Aha ni naho twahereye tuvuga uburyo abana bananiranye. Abana bananiranye kuko ababyeyi natwe ubwacu twashize imbaraga nke mu kurera abana bacu, tubigisha umuco. Umuco wacu wa kinyamurenge ni umuco w'ikinyabupfura. Ikinyabupfura murabizi, umwana wacu tugomba kumutoza umuco, umwana akamenya ko ubupfura ari ikintu cy'ingirakamaro. Umwana agakura azi ko kubaha ababyeyi, kubaha abakuze ari ingirakamaro. Umwana agakura azi ko kurira mu muhanda twe tutabikora, nubwo abibona mu yindi mico. Umwana agakura azi ngo iyi ni kirazira mu banyamurenge, iki nticemewe, iki kiremewe. Umwana akamenya ngo twebwe mu bwoko bwacu ibi tubirya, ibi turabirya, ibi biremewe, ibi ntitubyemera. Umwana iyo umubyeyi yamutoje ikinyabupfura cyo kubaha, icyo kintu kiza kimufasha, yaba ari umwana w'umuhungu, yaba ari umwana w'umukobwa. Ibi byose nibyo bivaho iki? Nibyo bivaho kugira ngo abana bitware nabi cyangwa bitware neza mu gihe bashoyemo imbaraga. Umubyeyi rero
agomba kwigisha abana akabigisha umuco. Uwo muco nanone tusigana n'ururimi. Buri mubyeyi wese agomba kwigisha abana ururimi. Ururimi rwacu ni ururimi umubyeyi wese agomba kwigisha umwana muto. Nubwo abana biga indimi zitandukanye bari ku ishuri, Icyongereza, ushobora kwiga Igiswahili, Igifaransa, aho nta kibazo. Nabyo ni iterambere kuko isi yabaye nto, abana bagenda no mu mahanga, izo ndimi zirakenewe. Ariko nanone ururimi rwacu kugira ngo umwana akomeze umuco, icyambere ni uko agomba kwigishwa n'ururimi rwabo. Iki ni ikintu cy'ingirakamaro cyane tugomba kumenya, kandi ababyeyi tugishizemo intege nke cyane ikintu cyitwa ururimi rwacu. Ni byiza ngo abana bacu tubigishe ikinyamurenge, abana bagerageza uburyo bwose dushiremo imbaraga, nubwo bigoye ariko tubishiremo imbaraga, abana bacu tubigisha ururimi rwacu. Iyo umwana yamenye ururimi nabwo afata umuco, kuko biragora umwana gufata umuco ataramenya ururimi rwabo. Icyo kintu rero nacyo tugomba kubishoramo imbaraga zose. Icyo ni icya gatatu. Icya kane rero, uko twavuze inkingi zine zigomba kuba umubyeyi agomba kwigishamo umwana. Inkingi ya kane ni ugutoza abana bacu ibintu bijanye n'iyobokamana, gusenga. Abana bacu kubatoza gusenga, tukababwira kuko twebwe n'ubwoko bwacu gusenga Imana ari ikintu dushira imbere. Umwana mutangizanye aje muri Sunday school nk'abandi bana, utangire kumuha n'amaturo nubwo yaba make yuko angana kose bitewe n'ubushobozi bwawe. Umwana umwigishe gutanga amaturo akiri muri Sunday school. Umwana umurerere, umwana arerwe mu nzu y'Imana. Uburere bwo mu nzu y'Imana ni ikintu kimwe cyane mu bidufasha abana bacu. Iki ndakivuga cyane, dufite abana bari mu kuja gukorera kure, bagakorera abandi, bagakorera hano ariko bakaja muri za kinyuzi. Ariko nanone uko amara imyaka, umwana umaze umwaka atagera mu rusengero, muzi ukuri biragoye kugira ngo umugarure. Ariko ni byiza ngo nk'umubyeyi, umwana uko byaba bimeze kose, ukemere ko umwana wawe arinze ibyumweru bingahe akandagira mu rusengero. Hari ukuntu ababyeyi bimwe tugeraho tukavuga ngo abana basibe, ababyeyi baje gusenga. Si byiza pe. Shiramo imbaraga zose n'amatike uyashiremo, abana baze gusenga, nabo baze ku rusengero. Umwana akuriye muri Sunday school, aje muri korali ya Sunday school, yige iby'Imana, yige iyobokamana. Umwana azakura agera igihe aje muri korali. Namara kugera muri korali, umwana atangire kuba yaratangiye muri Sunday school, umwana azaba amaze gushira amanga yo kubasha guhagarara imbere y'uruhame rw'abantu, aririmbe, afate na mikrofone, agira ijambo yawe. Icyo ni ikintu cy'ingirakamaro cyane ku bana bacu. Ikindi kandi twavuga, bifasha abana bacu hariya mu rusengero, niho turerera abana. Urusengero rukadufasha kurinda abana imico mibi, abana baja mu busambanyi, baja mu bindi, cyane cyane nuko bataba bararerewe mu rusengero. Usibye ko wari wavuga ngo hari abari mu rusengero ariko babikora, ibyo wenda sinabihakana, ariko iyo habayemo abashumba hamwe n'ababyeyi bagafatikanya hamwe gukurikirana abana ubuzima bwabo bwose, haba mu buzima bwo mu rugo ndetse no mu rusengero ndetse n'aho birirwa, abantu bose bakagekeya ku bana no kubigisha cyane, kubegera no kubigisha, ibyo bintu birafasha cyane. Abana bacu bakubaha Imana, bagakura bubaha Imana. Iyo rero umwana wakuriye mu rusengero, iyo ageze igihe cyo kuvuga ngo amaze kuba umusore cyangwa inkumi, icyo gihe abantu bamurebera mu ishusho y'umukozi w'Imana. Ari umusore kugira ngo ashake, urugo agiye gushakamo rumurebera muri ya shusho yo mu rusengero uko bamubona. Ari umwana w'umukobwa nawe bamurebera muri ya shusho yo mu rusengero uko ameze, uko yitwara. Aho niho umwana bamurebera. Ikindi
iyo umwana yamaze gukurira mu nzu y'Imana mu rusengero, umwana agera igihe akaba umukozi w'Imana, atangira gukora protocole, ashobora gukora amasuku mu rusengero, ashobora kwicaza abantu, ashobora gukora imirimo yo mu rusengero. Iyo umwana w'umukobwa bamureba mu rusengero bakamubona arashashana imirimo yo mu rusengero arayikora, umuntu wese ari umusore aravuga ati uyu mwana w'umukobwa muzanye mu rugo yakubaka. Ibi ni uburyo bumwe budufasha kurera abana kugira ngo abana bakure, abana bacu babashe kugera igihe bubaka ingo zabo bararerewe mu rusengero batarivuruvuje mu by'isi. Icyo kintu rero, ibyo bintu nibyo nashaka kugira ngo mbaganirize nk'ababyeyi, turebe icyo twakora. naho ubundi bitabaye bityo murimo murabona abana bacu bagiye mu biyobyabwenge, abana ko bararya ibyatsi, ko bararya ibihuru, ko bararisha nk'inka. Ibyo ni ibibazo bihari. Birasaba iki rero? Dushiremo imbaraga twese kugira ngo turebe ko abana bacu baje ku murongo. Ariko nanone ico nashaka kuvuga wenda kugira ngo nguwo umwanya nimba hari ibibazo baza cyangwa nimba hari ico uvuga, ariko ico navuga kindi gikomeye nuko twese imbaraga twazishora mu gusengera abantu. Ababyeyi ni inshingano yacu gusengera ingo zacu, cyane cyane abana bacu. Gusengera abana harimo uburyo bw'Imana bwa protection bwo kurinda abana bacu. Amasengesho yacu arinda abana ndetse akabarinda n'ibyo byose twarimo tuvuga. Buri mubyeyi wese yiyumvemo ko gusengera umwana ari ikintu cy'ingirakamaro. Murakoze cyane. Reka wenda ibyo ni nkabyo numvise wenda nabashije kubona, nabasha kugezaho abakunzi ba Butoto Mihanda TV na Timas TV. Hanyuma nimba hari ibyo wabaza twakomeza. Murakoze. Hari aho bavuze ngo abana muri iki gihugu nyine twajemo, urabona ko ababyeyi bakora n'abafite abana bakuru batari ku mashuri nyine bagomba gukora akazi. Uravuga ngo hari abaja mu mirimo ya za kinyozi, ukamusanga umwana amaze nk'umwaka adakora, adasenga, amaze ukwezi atagera mu rusengero, amaze ibyumweru 2-3 atagera mu rusengero, ngo niyo mu kazi. Ese ko biba bimeze gutyo, ndumva nyine bigoye kandi bitumvikana kuvuga ngo umwana amaze ukwezi adasenga, amaze umwaka adasenga, amaze ibyumweru atagera mu rusengero. Ndumva bitumvikana cyane. Ese none ko biba bihanguriwe kuvuga ngo wakinyozi nimba adafite ofu ku cyumweru biragenda gute? Ese ari uko umubyeyi yoganiriza umwana mu nzu akaza amwigishiriza ijambo ry'Imana mu rugo, biragenda gute? Imbere n'ico warurangirijeho, kwigisha abana mu rugo ni ngombwa. Ubundi wenda nari nanakibagiwe, mu buryo bwo kurera abana mu ijambo ry'Imana hari uruhare rw'ababyeyi mu mago, bakagira kiritezo mu mago, amasengesho yo mu rugo, mbere yo kuryama cyangwa iki. Ubwo ni uburezi busabwa kuri buri rugo cyangwa kuri buri muryango. Birasabwa ko buri muntu wese yakora ico kintu akarera abana muri ubwo buryo bwo gusenga mu rugo. Ariko nanone ntibihagije. Umubyeyi wese, ndabizi turi mu buzima bugoye, ariko kugira ngo wubake ubuzima bw'umwana mu buryo bw'umwuka, umwana amare umwaka adakandagiye mu rusengero, aba amaze kugabanukirwa mu buryo bw'umwuka mu buryo bukomeye cyane. Umwaka wose, waba uri umusore waba uri umukobwa, udakandagira mu rusengero, ibyo ni intandaro yo kukunaniza mu buryo bwo gushaka Imana, ndetse aribyo biviramo abantu kwadura ingeso. Abana b'abakobwa barakora mu mitwe, nibo bamesa mu mitwe, nibo bagira gute. Turabizi ko ari ubuzima barimo bashaka, ariko ntawe tubyifuriza, ni ukubura uko bagira. Ariko nanone hamwe no gusenga, wowe ku giti cyawe ugomba kumva ko ako kazi atari ko kadakwiriye umuntu wese gusenga Imana. Jewe naragakoze, nishaka mvugira naragakoze, ariko nsanga ari akazi kagoye. Ngafunga ku cyumweru kaja ku rusengero, bakakubwira ati nta nyungu nakuyemo, narabiretse kuko nta kintu kibamo pe mu gihe utaye Imana. Kandi mwe bagutegeka ngo ku cyumweru niho babona amafaranga. Icyo gihe wowe k'umuntu ukorera Imana, icyo ugomba gukora ni iki?
waba uri umwana w'umukobwa waba uri umwana w'umusore senga Imana igucira inzira ubona kandi kazi kataraho Imana yagutunga mu bundi buryo ariko akazi kakubuza gusenga Imana uri umukirisitu uzarebe abandi bo mu yandi madini nk'abadive n'umwana w'umukozi w'umudive uzumuzana mu wawe akakubwira ngo ngende umudive tuzadukora kuwa gatandatu ukemera uri nyina w'abana izo shuguri zose zo kuwa gatandatu ukazikora we akaja gusenga uko nukumva muri we ko afite umuhamagaro cyangwa umuhamagaro uko asenga aguha agaciro rero umukristo wese nawe niko agomba kumenya ntagomba gukora umunsi wo gusenga hatabaye indi mpamvu ikomeye ariko mu gihe bibaye gutyo senga Imana iguhindure akazi kugira ikintu bakora cyane navuga wenda kuri iki kibazo yego ni ukuri numva uyu mukozi w'Imana afite ibintu byinshi afite ku mitwarire y'ababyeyi n'abana babo numva jewe noneho abantu bakora iyi mirimo ya za kinyozi cyane cyane niho mbona harimo imbogamizi nyinshi zo kudasenga hari n'ababyeyi nyine basize abana ngo usigarana abana batoya mureke kuja gusenga musigarana abana ese uba uri gusigaza abana ngo bareke kuja gusenga nanje mbarimo baza basize abana cyane cyane ngo imbeho yabaye iki barimo ariko tugende tukangurira abana gusenga yego ababyeyi tugomba kuzumva iki kintu naco tucumve iyo habaye kuvuga ngo abantu baje hariya ngo haje abantu batanga imfashanyo ku rugero n'akana k'agahinja baragaheka mu mbeho bakakajana ariko kuja ku rusengero gusenga Imana abana ukabasigaza mu nzu imvura yaguye kintu ntabwo ari cyiza gerageza uburyo bwose abana ubajane shiramo amatike ujana abana ku rusengero umwana kuba ari mu rusengero hari uburinzi bw'Imana buba ku bana kuri abo bana abana kubazana mu rusengero hari igikorwa hejuru y'ubuzima bwabo ndetse n'akazoza kabo ari Imana ikora ku buzima bwabo niyo mpamvu ari ngombwa ku mukristo wese si ngombwa mu by'ukuri ngo ate umwana mu rugo we aje gusenga ico twagifata gutyo ariko nanone twongere turebe n'aba babyeyi b'abakirisitu barimo kumara ukwezi amezi abiri amezi atatu babyaye abandi hafi n'amezi atandatu bataraja kubarikisha abana iki kintu ntabwo ari cyo kabisa nk'abakirisitu ababyeyi Imana iguhaye urubyaro warasenze ngo Imana iguhe urubyaro Imana iraruguhaye unaniwe kuja gushima Imana ku munsi wa 8 abe niyo woba warabazwe umugabo se yarabazwe nawe umugabo najana umwana mu rusengero umwana asengerwa abagabo kandi mwojana abana ngo ugende urengeje umwana no mu rusengero umwana kuzana umwana mu rusengero ngahe banze ubwira ku bagabo nyine umwana w'umuntu abagabo bavyumve rwose mufata abana nimba umuvyeyi yarabazwe umwana nyina aramara kumugaburira umwana haze winjire mu modoka ufate uba ugeze umwana mu rusengero iminota mikeya bamusenge nurangiza umusubize uzaba ugize neza ariko nk'uyu nguyu utarabazwe uzukuri iminsi 8 irahagije icumweru kimwe gikurikiyeho ukaja kubarikisha umwana uko zigitangaza warengeje n'izumweru 3 aho bitarenzaho uba wagize uko utabikoze gutyo uba wagiye inyuma y'ubushake bw'Imana n'ubushake bw'itorero kuko uwo mwana iminsi mu majije aho ari umwana ukomoka mu maraso yejejwe kera uba watangiye gutuma yakira ubundi buzima butari ubwa Kristo muri we kuko utamugenje ukwe ijambo ry'Imana rivuga ico kintu naco twakivuga gutyo mwabavyeyi none se ko bavuga ngo hari abantu barafata amasabune kuzuhe ku mwana ukabutinye yambeho kandi ukiri guhagaze ku murongo ariko kuja mu rusengero umwana ngo bamubarike bamusabire umugisha w'Imana bashima Imana yamuguhaye ukabinanirwa aho ubugize integeke uzumve n'abavyeyi b'abagabo bafashe abavyeyi b'abamama none se harabavuga ngo nyine ni imigenzo ngo nyuma y'iminsi 8 ujana umwana mu rusengero bamusengere ngo nibamara kumusengera ngo nushake ngo usubire ngo banze wicare mu nzu hafi umwana agira ukwezi cyangwa amezi 2 urumva ni ngombwa cyangwa nimba umwana ageze ya minsi 8 mujane mu rusengero bamusengere ukomereze usenge ni ikihe cyiza wokora urakoze cyane kuri ico kibazo mu by'ukuri mu gihe umuvyeyi afite imbaraga
akaba yarangije kubarikisha umwana, uwo mwana wakomeza ugasenga n'ibindi byumweru bikurikiyeho ugakomereza, yego, keretse wumva ko ufite intege z'umubiri, urarwaye cyangwa warabazwe urabasha kugira ico gihe twavuga ngo wabanza ukareka ugakomera, waba uretse ugakomera. Ariko ikinakwiriye ni iki? ni uko umubyeyi wese nk'umukirisitu niba warabyaye ukomeye ukabarikisha umwana ku munsi wa 8, komeza n'indi minsi ikurikiyeho wamukomeza usenge kandi ukazusiga umwana wawe imuhira. Ibi ni bimwe nk'ibi turimo kuvuga bituma abana bagera igihe bakananirana, ariko umwana twaramutanze imbere na mbere twama tumuzana imbere y'Imana, bizabigira ico byubaka ubuzima bwawe. Ndumva ico ari cyo navuga. Yego, ku bakunzi bacu mwumvishije amajambo avugiwe aha ngaha. Uyu ni umukozi w'Imana ufite ibintu byinshi byinshi by'ingirakamaro zo kubaka ingo, zo kubaka imiryango igakomera. Muramutegereye, muzandike muri komantere abifuza ko twamugarura aha kuri channel ya Butoto Mihanda, na Timazi we isanzweho niwe, mugende muyitegere mumukurikirane. Naramukurikiranye numva ni umugabo w'Imana. Munandikira muri komantere kuri Butoto Mihanda TV mumbwire nimba nzomubagarurira. Murakoze cyane abadukurikiye, mwandike komantere, mukore subscribe, musharinge, muje kuri Timazi mukore subscribe. Abakunzi banje nyabona ndabararitse ndabakangurira kuguma kutuzamura, mukomeze muduteteshe mutuzamure. Murakoze cyane. Mutaha katwumva umukozi w'Imana nimba ririndi yo kongeraho turangiza. Yego, turashoje. Mwakoze kuduhamagara no kutubarika, twabitabye. Reka tubire dusabe abakunzi ba Butoto Mihanda TV mukomeze bikurikire. Twabasabye subscribe mubikore, muzakore na comment. Turabashimiye rero mwese abaduteze amatwi ko muzakomeza kubana natwe n'ibi biganiro tubahaye bibafashe zubaka imiryango, zubake abana bacu n'abandi bose badutega amatwi. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha naho mutaha.